bakunzi Izabihindura TV show, tubanje kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane namwe. Nkuko twabasezeranyije umunsi ku munsi tuzajya tubagezaho ibiganiro bigendanye n'ijambo ry'Imana. Hano tuguye ku bantu bagize groupe yitwa Serowamu, bakoze umuganda, baje kubagara ibishyimbo. Murababona, ndimo ndibaza, ndimo ndatekereza mwase ibi bintu kuva kera hose byahozeho. Mwebwe murimo murabyibonera kuri kamera zacu, murabona abantu benshi umurima barawurangije, baje gutanga umubyizi. Ndagira ngo tuganirize umubyeyi umwe atubwire icyamubateye kuza kubagara uyu murima w'ibishyimbo. Mama, turagushuje mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Turagushuhuje. Urakoze cyane. Hanyuma ndabona muri kubagara ibi bishyimbo. Ni ishyirahamwe, ibi bishyimbo ni ibyanyu cyangwa? Ibishyimbo ntabwo ari ibyacu, ni iby'umuvandimwe wacu. Ni umwe mu bagize groupe Serowamu, bagize umugisha wo kujya kwa muganga kubyara. Natwe nka bene se tubona ibishyimbo bitarara tuza kubikora. Turi kubibagara nyine dukora n'umurimo w'Imana. Murimo murakora umurimo w'Imana. Ese kuva kera hose ibi bintu byahozeho cyangwa nagashya mwihangiye? Oya, kuva kera kose byahozeho, kuko umurimo w'Imana kuva kera kose twarawukoraga. Tugafasha abantu bafite ibibazo, tukagenda tubafasha mu buryo butandukanye. Ntabwo ari kuri uyu gusa bibanjirije, nta nubwo ari we bizarangiriraho, turakomeje. Ese iyo groupe mubamo yitwa gute? Groupe tubamo yitwa groupe Serowamu. Yitwa groupe Serowamu. Ese Serowamu uzi icyo bisobanuye? Groupe Serowamu nzi ko Serowamu ari ikidendezi. Hanyuma icyo kidendezi ndakeka abantu basomye Bibiliya cyane bisobanura ngo yaratumwe. Ubwo namwe mwatumwe kuza kubagara ibishyimbo. Twatumwe gukora umurimo w'Imana impande zose. Ko mbona mufite courage. Dufite courage, turagira ngo dutanguranye n'imvura. Imvura turabona igiye kugwa. Turagira ngo ibyo muharangije. Ese uwo mumama yaratashye cyangwa aracyari kwa muganga? Mama yaratashye, ari mu rugo ariko ntaragira imbaraga zo kuba ari kumwe natwe. Yewe mva muramuremeye. Ubu se umubyizi nangahe? Nk'umuntu kuva mu gitondo kugera saa sita nangahe? Ari butwishyura se? Oya, mu buzima busanzwe. Ubuzima busanzwe hari aho bahemba 5, hari naho bahemba 2, bitewe n'imirimo nuko wakoze. Ndabona muri abantu benshi. Ubu bivuze ko hari ibintu byinshi mwigomwe mukaza gufasha uyu muvandimwe kubagara ibishyimbo. Bene data bakunzi Izabihindura TV show, murareba aba bantu bose, mureba aba bantu buzuye mu murima, ndetse umurimo barimo barawurangiza w'ibishyimbo. Harimo ibishyimbo, harimo soya, harimo imyumbati, harimo ibigori. Mbese murabona namwe ni umurima munini. Reka nkubatambagize murebe, ni umurima munini. Dore bahereye hari hirya, mureba, murabibona. Ubu bageze hano. Ibi bintu ko ndeba ari igikorwa kidasanzwe, wagira ngo ni umuganda rusange wabaye. Mama, turagushuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane nawe. Namwe muhorane. Mwatangira mutwibwira, witwa nde mama? Witwa Mukansanga Sira. Uri umubyeyi ushima Imana. Ko tubona mwaje mu murima, nkabona muri benshi. Ibi bintu nimwe mwabitekereje? Ni umwuka w'Imana? Bimeze gute? Ubundi igikorwa nk'iki cyahozeho. Iki cyari igikorwa cy'urukundo, n'ubundi cyahozeho kuva kera, kuko na Yesu yajyaga abigenza n'intumwa ze, bagakorera mu rukundo, kuko no gusangira basangiraga ibyabo. Ariko noneho abantu natwe tubimenyera gutyo. Ubwo rero uwacu iyo yagize ikibazo cyangwa se hari igikorwa agomba gukoresha, turaza tukagikora kuko ni igikorwa cy'urukundo, kandi tubana nk'abavandimwe. Yego. Niyo mpamvu rero duterana inkunga. Ntabwo uwacu yaheranwa, cyangwa niyo yaba atari uwacu dupfa kuba twabiganiriyeho. Umuntu wese twamuha igikorwa cy'urukundo twakimukorera. Mwakoresheje iki? Ni irihe jambo mwakoresheje? Ni iki mwakoresheje kugira ngo aba bantu bose babashe kubyumva, baze gutanga umuganda gufasha uyu muvandimwe wabyaye wari umaze iminsi kwa muganga? Ni iki mwakoresheje kugira ngo abantu bose abantu bangana gutyo babashe kwitabira iki gikorwa?
uyu muntu tubana muri gurupe Sorowamu. Noneho rero uwacu umwe yavuze ati nk'uko umuntu nyine ajya abyiyumvamo, aravuga ati nimuze dufatanye turebe uwo twajya guha umuganda nk'uyu mubyeyi, kuko amaze iminsi kwa muganga ari mu bitaro arwaje y'umwana yarabyaye, arangije umwana bamushyira ku itara nyine ngo yarwaye umuhondo. Ubwo rero biba ngombwa ko umwe muri twebwe aravuga ati umubyeyi wacu afite ikibazo, afite ibishyimbo byaraye, ariko tumufashije tukajya kubikora byaba ari byiza. Umuntu wese abyiyumvamo, ntabwo ari itegeko ryabayeho, ahubwo umuntu wese abyiyumvamo akavuga ati nanjye reka njye gukora kuri kiriya gikorwa, kubera ko ari igikorwa cy'urukundo. Tuzi ko igikorwa cy'urukundo umuntu wese azagihemberwa. Ubwo munze umukozi uwukunze uzawuhemberwa. Ubwo munze muri ya ndirimbo ivuga ngo abajyana na Yesu, abajyana na Yesu gutabara abandi nibo bazagabana umugisha w'Imana. Bazagabana umugisha w'Imana. Pe umugisha nshingiye ku gikorwa mukoze, uyu mugisha murawukwiriye pe. Imana ibaha umugisha. Bene data rero bakunzi bayizabihindura TV show, turabashishikariza gukora subscribe. Murabona aba bantu nubwo barasenga ariko bari gukora n'igikorwa cy'urukundo. Mbese ibi bintu kuva na kera hose ndabizi neza ko byabagaho. Mbese kubera iki abantu batakigira urukundo, abantu batagikora ibi bikorwa nk'ibi ngibi abantu bari gukora, ngo abantu bafashanye? Ko umuririmbyi yaravuze ngo abajyana na Yesu gutabara abandi nibo bazagabana umugisha w'Imana. Murimo murabireba, n'abantu benshi n'ishyirahamwe cyangwa se ni itsinda ry'abanyamasengesho baje guha mugenzi wabo umubyizi, mbese baje kubagara ibishyimbo. Mwebwe bakunzi bacu badukurikiye, abari hanze y'igihugu, abari mu gihugu, abari hirya no hino ku isi, ibi bintu murabibona gute? Aba bantu murabavugaho iki? Mbese twebwe abantu bitwa ko basenga, abanyamasengesho cyangwa abantu basenga Imana, twebwe twakigira iki kuri aba bantu bakoze iki gikorwa? Reka nze mbaze n'uyu nguyu bene data, twumve imvamutima zabo. Mama, turagushoje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Watangira wibwira abakunzi bayizabihindura TV show. Amazina ni Tuzamukunda Claudine. Mama, reba hano tuganire. Witwa? Tuzamukunda Claudine. Nanjye rero naje mu gikorwa cy'urukundo cyo gufasha umubyeyi mugenzi wacu uhuye n'ikibazo. Urumva umeze ute? Ndumva nishimye. Ese uyu niwe wa mbere muherewe cyangwa musanzwe mubikora? Dusanzwe tubikora, n'ibintu biba muri twebwe. Twebwe ibyo tuvuga tugomba gushyira no mu bikorwa, kuko twigisha abantu gukunda ibintu bijyanye n'urukundo. Ubwo rero ntabwo rero tugomba kujya tubishyira no mu bikorwa, n'ubundi tugakoresha mbese amaboko Imana yaduhaye, turacyayafite, turakomeye. Ubwo rero ntabwo wacu yaheranwa n'agahinda, aheranwe n'ibibazo, kandi duhari tugomba kumufasha. Ko numva ibintu bikomeye, ko bino bintu Bibiliya ko nayisomye ikambwira ngo urukundo rwabe mu minsi y'imperuka, ngo urukundo rwabeshe ruzakonje. Ndabona urwanyu rugishyushye. Oya, twebwe kuko twebwe duhora dusenga, twe turacyafite Mwuka Wera, niyo mpamvu mbese tugifite n'urukundo. Kubera yuko ahantu Mwuka Wera atari nta n'urukundo rwahaba, ariko twebwe byose turabifite, niyo mpamvu ubona mbese twashyizemo agatege. Mbese turacyafite Mwuka Wera utwibutsa ko tugomba gukunda bagenzi bacu nk'uko natwe twikunda. Ese ufite abana? Abana bari? Abana bari hariya haraguru bararyamye. Ubu wazanye n'abana gukora iki? Wavuze ati ntacikanwa iki gikorwa n'abana, reka mbajyane. Abana nabajyanye, ndababyutanye muve tugende, ubwo nabazanye bari hariya. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Ndabona n'uhetse umwana. Mama, turagushuhuje kuri kamera zayizabihindura TV show. Arimo n'abantu baba bafite isoni. Murabona nk'uyu ari kubagara, arunamye, murabibona, afite courage, afite imbaraga, arunamye cyane, ntashaka no kuvuga, ariko murareba ukuntu ari gukorana imbaraga. Mama, wakihangana ukatuvugisha? Ubu uri mu kazi kose ntago ubasha kuvuga? Nta nubwo basi se isegonda rimwe tuvugisha isegonda rimwe. Tuvugisha isegonda rimwe. Bene data bakunzi bayizabihindura TV show, harimo abantu batinya kamera. Murabona n'uyu mubyeyi, muramubona namwe, dore ahetse umwana, arimo kubagara, yunamye, yatinye kamera, ariko nyine murabona ko afite courage, murabona ko afite imbaraga. Rero
nabashishikariza abantu bose, nabashishikariza gukora igikorwa cy'urukundo mukajya mufashanya, nubwo tugasenga ariko tukanafashanya. Ndimo ndabona umukecuru ugeze mu zabukuru, reka nze mwegere atubwire uko bimeze. Ndabona wagira ngo bino bintu byo gusenga ashobora kuba abimazemo igihe, atubwire uko bino bintu bundi kino gikorwa. Mama, turagushuhuje. abikirije mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana abane nawe. Nawe kandi muhorane. Watangira wibwira abakurikiye Izabihindura TV show. Yego, murakoze. Ariko ugerageze uvuge cyane, nubwo uri mu murima inzara nubwo byajemo. Reka murakoze. Amazina ni Nyirasengiyumva Rufonsina. Iki ni igikorwa cy'urukundo abanyarwanda twahoze dushyira hamwe tugakundana tugafashanya. Ni umuco uranga umunyarwanda. Hamwe rero no kwizera Imana tubifatanya no gusenga tukagira umwuka w'urukundo. Bivuga ngo mwene data ntabwo yagira ikibazo ngo turebere, turagenda tukamusanga tukamufasha igikorwa nk'ibu. Murabona turi mu myaka y'umuvandimwe, tukagira icyo dukora, urukundo rukarushaho gukura, kuko twararebye dusanga gusenga kutagira ibikorwa kuba gupfuye nk'uko Bibiliya ibivuga. Ariko iyo ugeze ku muvandimwe ukamukorera utya, bituma abantu benshi babibona bihutira kuza gukizwa, bagashaka agakiza, kuko abenshi bibeshyaga ku gakiza bakumva ko agakiza ari ukwiruka bitagira icyo bibagezaho. Ariko iyo babonye ibikorwa nk'ibi babona ko agakiza gafite umumaro, gukizwa ku mubiri ugakizwa no ku mutima. Yego. Bibiliya itubwira neza cyane ko roho nzima itura mu mubiri muzima. Ntabwo twarebera gutyo rero ngo tuvuge ngo tuziruka dusenga kwa mbere kwa kabiri guhitura icyumweru ukwezi kugashira. Oya, dukeneye no gutunga imibiri yacu, igihugu cyacu kikazamuka. Tuzi ko umuntu azatezwa imbere n'amaboko ye. Amaboko y'igihugu ni twebwe. Ntabwo twahugira gusenga rero ngo twirengagize igihugu cyacu. Niyo mpamvu twakomeje urukundo dushingiye ku muco twahawe n'abatubanjirije. Murakoze. Ese uyu muntu mwaje kubagarira ibishyimbo arabizi? Arabizi, afite ikibazo. Ni umubyeyi, avuye mu bitaro nimugoroba, ubwo ari mu rugo araryamye arimo kuruhuka, ariko azi ko turi aha ngaha, ntabwo twajya mu murima w'umuntu ngo dukore tutaganiriye. Arabizi cyane rwose. None se mwaza kumfasha tukaza kumuvugisha tukumva uko imvamutima ze uko yishimiye iki gikorwa mwakoze? Birashoboka cyane, kuko nawe ni intore. Ni intore mu gusenga, ni intore mu gihugu cy'u Rwanda. Ni intore yaratojwe, nimugeraho arababwira uko yumva nawe imvamutima ze, kuko iki ni igikorwa gikora ku mutima w'umuntu. Imana iguhe umugisha, turagushimiye ku magambo meza utubwiye. Hari undi mu mama nawe ndi kubona ni munini ariko arabagara. Bene data, muramubona ko afite kuraje. Mama, watuvugisha, turagushuje mu izina rya Yesu. Hanyuma watangira wibwira abakunzi ba Izabihindura TV show. Nitwa Mukarukaka Mariana. Ariko buretse kubagara ubanza utuvugisha. Witwa Mukarukaka Mariana. Hanyuma iki gikorwa muri gukora, ko mbona abantu bafite kuraje, iki gikorwa muri gukora ko numvishe ko ari itsinda ry'abanyamasengesho, ni Imana kibategetse cyangwa nimwe mwabitekereje ubwanyu? Iki ni igikorwa cy'urukundo. Twaje gufasha mugenzi wacu, dufatikanije umurimo wo gusenga, ariko ntabwo ari aho bigarukira. N'undi wese ufite ikibazo twe turagenda tukamusanga tukamufasha. Yego. Muraza mukamusanga mukamufasha. Umurimo dusanze afite uwo ari wo wose turawukora. Ubwo nizere ko nanjye rwose ndifuza kwifatanya namwe, nanjye wanjye muzahagera. Nta kibazo. Yesu we, ko numva ntangaye, ndatangaye cyane. Ibi bintu birakomeye. Rero bakunzi ba Izabihindura TV show, mwabibonye ko aba bantu bari kubagara ibishyimbo. Ni gurupe y'abanyamasengesho yitwa Gurupe Sorowamu. Nk'uko bisanzwe umunsi ku munsi rero mwibuke gukanda subscribe, share na comment kugira ngo ubwami bw'Imana bukomeze kwaguka, ntaho tutazabagerera.
turahari kugira ngo tubageze ku biganiro byinshi bitandukanye, ubuhamya, ijambo ry'Imana. Murakoze, Imana ibaha umugisha. Nk'uko nari nabibasezeranyije ko tujya kureba wa mubyeyi iyi gurupe ivuye kubagarira ibishyimbo. Rero dukoze urugendo rurerure cyane, tumugezeho. Murabona ko ateruye umwana. Mama, turagushuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Turabona ufite umwana w'uruhinja. Umaze iminsi ngaho byaye? Umaze iminsi 7. Hanyuma urumva umeze gute? Urumva umeze neza. Hanyuma mbonye gurupe y'abantu benshi bavuye kukubagarira ibishyimbo. Bigeze bakubwira ko uyu munsi bari buze kukubagarira ibishyimbo? ntabwo bari bambwiye, barantunguye. Ntabyo bigeze bakubwira, baragutunguye. Mbere na mbere ngo ntabwo yari abizi, bamutunguye. Urumva mbese mwamukoreye surprise. Mama, mbere na mbere yo kugira ibindi, mbere y'uko utubwira imvamutima zawe, banza ubwire abakurikiye Izabihindura TV show amazina yawe. Amazina yanjye ni Uwizeyimana Marie. Ku izina ry'umubyeyi ni Mama Beyonce. Mbere na mbere ndabanza gushima Imana yuko yabanye nanjye mu rugendo nagiyemo ndi kwa muganga. Yarandinze. Imana njyana nanjye igarukana nanjye ni umwana muzima. Imana nishimye. Imana ishimye. Ikindi nabwira abantu bakurikiye iki kiganiro, ababyeyi nabwira nk'ababyeyi badafite abana cyangwa se ababyeyi batwite, yuko Imana ishobora ibintu byose. Ishobora ibintu byose. Ikindi nabwira ababyeyi batari babona abana, bihangane bategereze Umwami Yesu. Kuko igihe cy'Imana iyo kigeze, Imana ijya itanga abana. Ikindi ku babyeyi bari kwa muganga batwite, icyo nababwira ni uko Imana ishobora ibintu byose. Imana igira irinda umubyeyi utwite. Njyewe narabyaye maze kubyara, ndangije ndabagwa, umwana amaze iminsi 3, bambwira ko afite umuhondo, bamujyana muri newo. Nari mazemo iminsi 6, ariko Imana yabanye nanjye. Umwana wanjye iramurinda, nta amahoro, n'umwana muzana ari amahoro. Imana nishimye. N'abandi nabo bagitegereje wenda bakitwite, cyo nababwira n'ibihangane, aho inzira zose banyuramo, nuko Imana izabacyura amahoro. Imana izabacyura amahoro. Hanyuma urumva umeze ute nyuma yuko aba bantu bavuye kukubagarira ibishyimbo utabizi bagutunguye? Urumva umeze ute? Ndumva binshimishije. Abo bantu twarabanye muri gurupe, ariko barantunguye. Ibishyimbo byanjye nari maze icyumweru ntahari, byararaye. Ndi kwibaza ukuntu nzabibagaza, ariko nshimye Imana yuko Imana yabakoresheje bakaza bakabimbagarira. Imana umuze gutumira umugisha. Ese ndagira ngo nkubaze ikibazo kimwe, ko umaze igihe kingana iki kwa muganga? Umaze icyumweru. Ko mbonye aba bantu bitabiriye kuza kukubagarira ibishyimbo, ese aho kwa muganga aho muri icyo cyumweru umaze, baba baragusuye cyangwa baragutereranye, cyangwa n'ibimwaro byabateye kuza kukubagarira ibishyimbo kubera ko batagusuye? Abantu bose bangezeho baransuye, yaba ari imbaraga zo kuza kwa muganga, yaba ari imbaraga zo kunsura kuri telefone. Nta kintu nabashinja, icyo nabasabira ni umugisha. Icyo babasabira ni umugisha. Hanyuma se iki gikorwa bakoze nawe ko nzi ko bambwiye ko uri muri bamwe bagize iyi gurupe, iki gikorwa nawe ujya ugikora? Nanjye iki gikorwa ndagikunda cyane, kuko nanjye iyo nk'umubyeyi afite ikibazo nimugeraho nkamusura. Nanjye iki kintu rwose Imana nanjye yumvishe ko njya ngikora, nanjye irangije iransubiza. Imana nishimye. Imana ishimwe. Uwo mwana yitwa nde? Umwana wanjye yitwa Ineza. Yitwa Ineza Novari Ariella. Imana ishimwe. Bene data rero abadukurikiye bari hirya no hino, ko nabasezeranyije ko nzajya mbagirira ahantu aho ariho hose, inguni zose izo zose haboneka ijambo ry'Imana cyangwa se ibyakomeza imitima y'abantu,
rero aha niho dusoreje ikiganiro cyacu. Murabona ko aba bantu twageze mu rugo rwa wa muntu bavuye kubagarira ibishyimbo, bamwe bicaye hanze abandi bicaye mu nzu, murabona hari n'abandi bari gukaraba. Rero Imana ibaha umugisha, mwibuke gukanda subscribe. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Ciao ciao.